Yes kabisa, uyu ni Tony wanyu umuhungu w'Imana n'abantu bake, abenshi bavuga ngo n'abagore ariko ntago mbyemera cyane. Ni Tony w'Imana, hano turi kumwe n'umutipe kabisa, ngira umutumenyere mu bintu byinshi, kenshi duhura tuganira ku bintu bitandukanye, yaba ku bijyanye n'iterambere ry'igihugu cyacu, iterambere ry'urubyiruko. I know cyane ko tumaze iminsi tubabwira ko tuzaganira no ku buzima busanzwe bwa muntu, dushaka kumenya ngo ubuzima bwa muntu wundi ni iki. Ibyo byose bikubiye mu biganiro tugenda tubaha buri munsi. Yes, umutipe turi kumwe rero uyu munsi ndashaka ko dutangira atwibwira. Bro, umeze neza? Shani fresh ntaribe umusani fresh ntaribe, meze neza nta kibazo. Yeah. Abantu benshi basanzwe bakubona mu filme, mu ndirimbo runaka, ese mu bitaramo runaka uri musi ukora ibiki. Then dushaka ko uyu munsi tugira ngo tubwire ukora iki, bundi urinde, amazina yawe, imigabo n'imigambi mbese nyine. Okay, urakoze. Amazina benshi banzo ni Aime Boy, ariko nkoresha amazina atandukanye bitewe n'ibyo ngenda nkora. Hari iyo urumva amazina nkoresha muri filime, ni ikinamico, niyo mpamvu usanga umuntu afite amazina menshi. Amazina rero iyo ni menshi navuga n'ejo bugacya bukongera bugacya. Akazi ko nkora, ndi umudirector w'amafilime, ndi umukameramani, ndi MC. Nazaje umuntu ugira ikirori ngo ananirwe kumpamagara ko nzamufasha. Nkuko nababwiye rero, nababwiye ko nzakomeza mbazanira udushya kenshi na kenshi, mbazanira abastari, abahanzi, abafilmeka, abantu bose batandukanye kabisa, nkabazana nkababageza imbere. Uyu munsi turi kumwe na Aime Boy. Aime Boy kabisa akaba agiye kutuganiriza umwanya munini ushoboka, munini ushoboka ariko nzi neza ko ni umuhanzi, ni umufilmeka, buri kimwe cyose aragikora. Aime Boy, ndakumva bro. Umeze bon? Meze fresh ntari. Nako ko wishimye cyane man. Man njye mara nishimye, ntabwo nyambabara, ntabwo mbishobora. Ntabwo nshobora kubabara. Byiza kwishima, kandi abanyarwanda ntabwo babaha ibintu babaye. Numbaza wishimye nanjye ndishimye. Duha abanyarwanda ikintu cyiza kiryoshye kabisa. Aime Boy, ndakumva bro. Abantu benshi bagira amatsiko cyane ku muntu. Hari nk'abantu wenda kugira ngo tuganire tuziranye bya nyabyo, hari nk'aba baby bakwemera benshi, bibaze se ndetse bro kwere kuba baby kwe. Oya, mbivuze gutyo kubera ko then niba uri umugabo ntabwo wakunda abagabo bagenzi bawe, niyo mpamvu mereye kuba baby. Nibyo ni nk'iki wenda wumva wabwira aba baby wenda bari bagutegereje nk'umugabo wabo w'ejo hazaza? ubwo urumva inshuti yawe bari inshuti yawe. Aha, ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko mfite inshuti z'abasore, nubwo ndi umupapa cyangwa ndi umugabo, ubwo nyine bazategereza bifatire rero ku mupapa cyangwa umugabo. Ahubwo then ubwo bisobanuye ko bakunyuraho ukabaha pasi? Oya, niko bisobanura. Nta bya pase pe, nta bya pase ko njye ndisaze. Ahubwo icyo nababwira, cyangwa bagategereza abana banjye. Nabyo birashoboka, kuko unkunda byanze bikunze sinabura icyo nguha. Iyo ukunda umuntu nagukunda, ntubura icyo umuha. Ubundi iyo hajemo akantu kategereza, ngira ngo kera abarimo na heba, hari ijambo najya heba, wenda tegereza turanye na heba, tegereza na heba biraturanye. Ariko hari akandi kantu najyaga numva bavuga, nyine urabona kwa kuntu umukobwa aba yaratinze gushaka, aba harimo no kugumira. Njya numva ngo bashyizeho ngo umukobwa ngo w'imyaka 18 ashobora kuba yarongorwa agakora ubukwe, ariko ntabwo tuzi ngo umuhungu n'imyaka ingahe. Ubundi baravuga aho ntaguciye mu ijambo, baravuga ngo utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Utazi icyo ashaka afata icyo abonye. Ni ukuvuga ushobora kuba unkunda, mbabara simbivuze wenda ndi kwamamaza wenda ngo bazategereza abana banjye cyangwa iki, ariko nk'ubu tubare wenda niba afite umwana wenda w'imyaka 15 n'urugero, umwana w'imyaka 15 ukamutegereza, ubwo wenda tubare ufite nawe wenda imyaka 20, umwana afite 15 wowe ufite 20,
uzagira 40 afite 35. nibyo nyine baraga aho mwakora urugo mwakora umuryango ubwo njye nararangiye genda shashe akiri umuhungu ze 35. ubwo wanjye ari umuhungu wari umukobwa urabyumva we baba baratagiye kuvuga ko waheze iwanyu waba waragumiwe urumva rero ni ikibazo ubwo umuhungu wawe yazaje kumwandurura mumbare ntabwo nganiriye nabi uganira oya ntabwo umuntu yandurura ibintu ntabwo yandurura umuntu oya then niba umuntu bavuze ngo yaragumiwe bivuze ngo yafashe umwanya wo kuguma ahantu runaka sibyo ibyo yagumirwa ariko ntiyakandura tujye dukoresha ikinyarwanda ariko duhindukire dushyiremo n'urunyarwanda yagumirwa ariko ntiyakandururwa oya nyine nibyo ndi kugusobanurira sobanurira tujye dukoresha ikinyarwanda ariko tuzanemo n'urunyarwanda yagumiwe akazandururwa mu runyarwanda sibyo kuguma ahantu cyangwa kuguma k'umuntu cyangwa ikintu runaka utegereje oya gutegereza ni nko wambwira ngo okay ngo buraho ndetse wageze ngo uriya muntu ugumirwa naba afite abantu benshi bamuvuga ko bamukunda babimubwira ubwo bivuze ngo ababenga oya si no kubenga ushobora kuba ufite abasore 5 bagutere turi umukobwa barabuze amahitamo turi kuganira oya ahubwo sibyo twinjiremo neza ko guca ku ruhande wenda harimo bakazamo ibyo bita gutendeka tubivuge mu kinyarwanda tendeka sibyo iyo utendetse baraza uruva nimba abantu baje basa mu isura imwe ukabona abantu ni 5 guhitamo byo biragorana uravuga ati reka mbitekerezeho igihe uzatekereza niba uri umukobwa umuntu azagenda afata umwanzuro sibyo nafata umwanzuro uko azagenda afata umwanzuro niho handi hazagenda havamo umwe nihavamo umwe uzasigara nta kintu ufite kuko wari ufite icyo wizeye usigara uri mbega mu kinyarwanda cyiza uzasigarana amavuta irindazi ryaragiye kera noneho rero uranyuzwe n'igisubizo ngo haye ntago ndanyurwa niyo mpamvu nanjye ngiye kubungera kukubaza nanyuzwe naba nacecetse turi kuganira neza turimo turaganira neza nanjye ndumva mbirimo neza cyane kuri turi ahantu heza noneho hari ukuntu wari uri ku kintu cyo gutendeka gutendeka tubigira umuco kugira ngo ejo cyangwa ejo bundi tuzagende dukuramo bake si mvuze byinshi wenda ariko umuhanzi witwa Theo ngira ngo bose babireba yarabiririmbye mu masaka amasaka menshi wayateye nyine hari ukuntu bayatera ukazasubira inyuma ukagenda ukuramo makeya kugira ngo ndabonaho ahumekera ariko yaravuze ngo bagarira yose ntuzirizerane n'izarumba ntabwo ndi kumwe nawe kuko ibyo naherewe nkubwira hari umukobwa twatanzeho urugero ntazi uwo ari we abakurikiranye ikiganiro bambabarire pe kabisa nta muntu atunze urutoki ahubwo ukuntu wibeshya ngo uri mwiza ukabeshya abantu kugira ngo bazagutwara ukabura amahitamo y'ufata bikazarangira bose bagushizeho ugasigarana ufite amavuta navuze irindazi ryaragiye sibyo bivuze ngo ni bimwe byo gutinda mu nyamugacyura amagufa urakoze cyane imifuka ibyo nakubwiye rero gutendeka si byiza pe ntabwo nabishyigikiye ntabwo nabishyigikira njyewe nashyigikiye ko umuntu undi ashaka kuganga aragukunda byanze bikunze mu bantu 5 babonyemo uwo wahitamo ubwo iryo ni ryo geno Imana iba yakugeneye wagakwiye kujya gute ugafatamo wawe ukava mu nzira babandi bane nabo bakamenya aho bari buce hakiri kare aho kugira ngo uteshe igihe umwanya abantu ubeshya ngo umuntu uramukunda ngo urabitekerezaho ubwo ni ku bakobwa ndi kuvuga naho ku bahungu sinigeze ntekereza natwe reka turiye dukomunitswe dukome n'ingasire reka ntekereze ku bahungu naho ndako tuvuge ku bahungu nta impamvu yo gutekereza ko ni ibintu n'ubuzima busanzwe umuhungu ugenda gutyo byumvikana ko niba uwo mukobwa yabashe kwakira uri wa 5 sibyo akabikubwira wenda hari abagira ukuri nawe hari ahantu uvuye deja hari n'igihe uba ukiriyo ahubwo ukavuga reka gerageze ntare abahungu twebwe cyangwa n'abagabo bankurikiye nabo barenda banza nkisegura ngiye kuvugisha ukuri buriya abagabo twavukanye icyo bita mvuze ngo irari naba mbeshyi ubwo ariko ahumva barifite birabareba twavukanye ikintu cyitwa kutanyurwa
kutanyurwa 80% cyangwa 90%. Ko n'umugabo unyurwa biba bigoye. Byari ngombwa wenda ko ibi bintu wenda bivuga ariko mbivuze kugira ngo nabashiki bacu twavuze haruguru turanabibonemo. Then ntabwo muciye mu ijambo yuko turacyakomeza ariko iki kintu cyo ku bagabo no kutanyurwa ndashaka ko tukiganiraho byimbitse kubera ko biri hose tujya tubona agahinda kenshi cyane ariko ugasanga umugore yagize ikibazo ajya gutura mugenzi we nyine aramubwira umugabo gutya na gutya sibyo nawe wenda bita bigaruka vuba sibyo ako se umugabo ugize agahinda ndashaka ko tuza kubitindaho cyane niyo mpamvu mbwiye nshaka ko tubitindaho umugabo ugize agahinda kavuye imbere muri w'indani cyangwa se we mu rugo reka mbyite gutyo muri w'indani kubera ko niba ufite urugo umugore n'abana n'abawe bakurimo uva mu rugo ari bugiye guhigira sibyo then niba ikibazo giturutse kuri bo umugore wenda hari uburyo abiganiza mugenzi we bigakemuka ese umugabo birangira biti icyo kintu dushaka ko tukinjiramo tugane ku kintu kijyanye no kuntu agahinda k'umugabo kamurimo mo imbere uburyo basese ni gute yakira twagiye twumva abantu benshi nawe nyiragura bizi wagiye wumva biyahuye umugore ngo yakinyuma ngo byagenze gutya na gutya nubwo buryo nashaka ikintu rero ahangaha nk'ibyo nkomeza kuvuga nyine ya kamere y'abagabo yo kutanyurwa tuvugisha ukuri ahangaha sibyo umugore ni wa muntu ushobora kugira ikintu ubabazaho ukamubabaza uyu munsi ejo akagukubira byite gutyo ubwo nagayimana mu rugo rero icyo kintu cyagezemo hatarimo umwe uciye bugufi nawe gukunda waciye bugufi ukabasha guca bugufi umugore akakuyobora ni byiza urumva biraryoshye kandi biratunejeje kubona uca bugufi umugore nawe akagutegeka atuza amahane kubanyengera amahane pe ariko ibyo si ibintu wakirata sibyo aho turi kuganira ariko urabizi kugira amahane kuko abantu baba bambona nyine barabizi ariko aho ngaho iyo filime ni filime umuntu agenda akasi kigingiza ko umugore sibyo hano no kwinjira mu nzu nkubita urumva umugabo mwana nkanjye agakubita urumva rero niba mwana akubwira ushobora gukinisha rimwe kubabaza umugore kabiri akakubabaza inshuro bwikube 8 agahita agukubira icyarimwe akihangana bwa mbere akihangana bwa kabiri bwa gatatu nawe agakuba bidakuye ko ari abantu bafite ingeso mbi mu gitsina gore nazo zo kutanyurwa cyangwa zo kutiyakira abo barimo ibyo nashaka ko runaka ese mbayeho gutya kandi runaka umugore wabayeho uku icyo nashatse kuvuga rero hari umugabo wundi wababaye umutima we uzaganiriza cyangwa uzagira uko abana n'urugo rwe n'amadamu we n'abana be n'abantu bari aho ngaho sibyo ko buri urugo ruba rugizwe n'umugore n'umugabo n'abana n'abandi bantu bari mu urwo rugo n'abaturanyi burya nabo twababara mu urwo rugo uko ibane n'abaturanyi ntabwo narwo ni urugo burya noneho tugakubita no ku mugore wa mugore nawe hari abagore babiri nakubwiye hari uwakomeretse akomerekejwe n'iki n'ibikomere umugabo we yamuteye wenda uciye umugore wawe kabiri inyuma agufata uwo mugore noneho nawe nabijyamo azakora icyo bita gukuragaho hahandi urumva yakwereka ko nawe afite pawa none na wa mugore nawe navuga ariko yaremwe tubyiteguye waremanywe kakageso ubere kubabaza abagabo cyangwa ubere kubabaza abasore umwe babiri batatu bitewe wenda n'ikimero cyangwa se n'igihagarara afite hari abagore batiye wa wundi w'ubushongore n'ubukaka mu kinyarwanda cyiza hari n'abagore b'ibishongore n'ibikaka ariko uzi kubaha uzi icyo kubaka urugo ari cyo rero iyo hajemo ikintu cyitwa ihangana mu rugo ibyo nakubwiye haba urwo urundi rubanza rugasenyukira ku bantu babiri umugore n'umugabo iyo bashwanye bigera ku bana abana byamara kurenga ku bana bikagera ku bakozi ku bashyitsi byarenga abashyitsi biba byabasitinze byasohotse hanze ku baturage urwo rugo nirwo ruba rwasenyutse noneho wa wundi wavukanye ingeso mbi yo gushurashura cyangwa kujarajara buri mugabo yakora izo ngeso ko hari akantu navuze haruguru ko kuvukana
ingeso yo kutanyura. Ariko ku mugore ibyo bintu ntabwo bishoboka. Hari abagore uko bimeze ku bagabo, abagore bo 90%, 80%, umugore aranyuruka kabisa, akavuga ati njyewe niyo umugabo yananira cyajya guta jyewe mfite papasi yo kubaka, ngomba kwita ku rugo rwanjye. Urumva agenda aragaruka nsangane n'abana gutya. Abagore bariho kabisa. Rero niyo mpamvu tugomba no kubashimira. Ako baboneka hake. Abagore turabashimira, nabo baboneka hake. Navuze ko 80% by'abagore, ubwo 20 gasigaye, oya hari 80% kujya kuri 90%, ko abagore ko banyurwa, hakaba 80%, 90% ko abagabo batanyurwa. Urumva ni inverse. Rero hari abagore, iyo umugore yagiye aba yagiye bro, aba yagiye, kandi umugore washatse kubaka arubaka. Niyo wazana misiri ukayimurasa, kuko aravuga ati umugabo n'uyu man, ngiye mfite story y'urugo ntashaka kuvuga izina. Yego. Umugore we atwara umugabo mu modoka akaparika mu kabari, ari umugore we bibanira story pe, akamuparika mu kabari. Yarangiza umugore akamubwira ati wowe yaranje ngayo amafaranga ngiye ku kazi, simubeshye, amusize mu kabari, akamukodeshereza shambure urongora ushaka, ariko izi sandaza kugucyo. Urumva umugabo kwibera muri enjoy gusa, nuko Imana ndabizi ibintu n'ubwa mbere byose. Ayemere kunywa byeri, yanashaka kubeza ko umugore man ni umuntu utanywa inzoga, ni umuntu uba wibereye mu kazi ke, kwita ku rugo, nta urugo rwifashije. Iyo story njye mfite niboneye n'amaso. Rero urumva uwo mugore nk'uwo ntabwo wamugereranya n'ibindi byose byibona gutya, ntabwo ari igicupuri. Ntabwo bishoboka. Umugore cyane umugabo we mu kabari akamutwara mu modoka, akamusigira amafaranga, ati uzi ko amwishyura na roje. Njye n'ubwa mbere. Urumva nk'uwo mugore rero ntawe uzamufata mu bijyanye Imana. Abagore barihangana pe, barihangana ku kigero cyo hejuru, ahandi umugabo we ubimushyize ahita asara. Kandi nanone abagabo nabo no mu ijambo ry'Imana birimo, umugabo abereyeho kurya babaye yishe icyuya. Urumva buri muntu yari afite igenero. Urumva umugabo wese uko yabangana kose agomba kurya yishe icyuya. Ariko uvuze gutyo, akantu ko kurya wishe icyuya, mpita numva kandi kantu kaje, ariko bitavuze ngo tuvuye mu kiganiro. Turacyari mu kiganiro, ntabwo tukivuyemo. Nkuko mubibona nyine umutumirwa ni M-Boy kabisa, umuhungu wanyu. Nanjye ndacyari Tony w'Imana, n'abantu bakeya bari aho ngaho basekeje, abantu bacu. Oya bose abantu badukunda kabisa. Mbibutsa no gukora subscribe, wana share, comment, ibintu byose ari imbere cyane kuri iyi channel yacu. Ubundi reka twubaka u Rwanda, sibyo? Reka twubaka u Rwanda ruzira kurakara, twubaka u Rwanda ruzira kubabara, turi muri enjoy, kubera ko hari akantu umuntu yarambwiye maye sha nari mfuye tu, arambwira ati warupfuye udatanze amaraso, bari n'ukuntu ukiri muto ufite amaraso ashyushye. Arambwira ati warupfuye udatanze amaraso, navuga nyine ngo nari nzayatanga namaze gupfa. Niko nari mubwiye nyine, yaramamagaye tu gutya nyine ko navuga maye nari mfuye tu. Icyo gihe nari maze guhura n'akantu k'impanuka na moto tu. Noneho nyimara kumubwira buryo umuntu ari mfura ahita amwira mani wari ugiye udatanze amaraso, nabwa n'ubundi ntare mani nari nzayitanga. Arambwira ati se ubwo wari wizeye ahantu ugiye, wari uzi neza kuzayatanga? Nabwiye se n'ubundi ko bambwiye ikuzimu ngo hari abantu ngo banywa amaraso ngo bagira bate. Nabwa n'ubundi ngo nari nzagenda nkayatanga, nkatanga mfite bakayanywa. Arambwira ati n'ubundi mani, ati n'ubundi nta murambo utanga amaraso. Umurambo filime bayizi. Arambwira ati nta murambo utanga amaraso bro. Ariko nyine ako karagaciro. Nta gaciro turi kuganira. Turimo turaganira. Nkuko mubyumva rero ngira ngo narindi kubabwira ko abagore nk'abo baboneka hake, ariko n'abagabo baboneka hake. 10% niba abagabo bashobora gutuza. Sibyo? Hakaba 90% bavukanye gahunda yabo ntavuga. Ariko ntago ari njye uvuze. Wese nakuvuga vuga umuntu naje gusura. Oya impamvu hari ukuntu uri umushyitsi wenda nyine ukaba uri umushyitsi mu rugo, ariko nyine hadewe akaba ari ibintu umusangano.
birashobora kuba umushyitsi wanjye ako dusanga wenda duhura nko mu tubyiniro runaka niba utujyamo simbizi wenda ntabwo bivuze ni urugero natangaga ni urugero natangaga ibyo bintu uri butangiye kunyigisha ahubwo udatuma mu rugo babibona bakanyirukana genda muri babaga 10%. mu icumi urimo ni 10%. Ni hahandi nshobora gutaha nakererewe subiraho uvuye. ubu ni mu muco wa kinyarwanda mbere ariko utumye mbivuga kandi nari navuze ko ntari ukora ugitajya kuvuga nari navuze ko ntari bubivuge yumve ko Suisse ukora wenda akukomeza ntunyibagize ntabwo wibagize iko Suisse ukora iyo uvuze ngo mbere mbere ni ryarisi mbere deni buri wese agira umukurambere we yego umukurambere se wawe ahari nawe wari uhari nyine nibyo nkubwira kandi ngo utaganiriye na se ntamenye icyo sekuru yasize avuze ntazi ubwenge kabisa wajyaga kwiga wiga iki ko wari ufite ubwenge ubivuze ko kwiga ari kubireka kuko n'ubundi wagiye kwiga ibyo ufite oya aho ngaho twaba tugiye gushishikariza abana bamena icyayi sibyo gukomeza bakakimena gukomeza bakakimena niba ufite ubwenge bwo kumena icyayi ahubwo ujya kwiga uburyo wamenya no kugiteka ukajya guhaha ukajya ku isoko ukamenya aho cyavuye ukakimena basi ntabwo wanjijisha ibyo byose nibyo nakubwiraga kera mbere mu bakurambere bacu ubundi nubwo mvuze umukurambere wenda nk'abantu bitinzeho cyane iyo numvise abakurambere mba numva ibintu bya kinyarwanda iyo bavuze ibintu bya kinyarwanda bitandukanye no kubandwa no guterekera bitandukanye kubandwa no guterekera ubundi iyo umuntu avuze umukurambere ahita yumva haje no kubandwa guterekera y'abakurambere uhita wumva guterekera umuntu utazi icyo ushaka kuvuga wowe kandi ibyo ngibyo ni imihango yakorwaga kera nubwo wenda ubu ngubu dufata imihango nk'ikindi kintu ni imihango nyine tu n'imihango ya kinyarwanda n'ibintu twacagamo bya bintu bita ngo umuhango wenda ngo kubatiza umuhango wo gukomeza ariko nyine impamvu zagenda ubinganiriza unyigisha ukuntu kubandwa byinshi n'ibyo byose komeza ugeze kera aho naringeze rero naringiye kukubaza ikibazo cy'amatsiko bitewe n'ikiganiro twari turimo mu myaka yawe 16, 17, 18 kugeza kuri 20 hejuru yayo wenda byo tuzabigarukaho ntabwo ari nonaha tuzabigarukaho muri part 2 guhera muri 16 kugera ku myaka 20 deni wowe tukiri ku by'urugo wumvaga uzaba ufite nk'urugo rumeze rute icyo gihe ngira ngo nicyo twebwe abasore dutangira kwibaza niba tuzashaka niba tuzaguma iwacu cyangwa se tuzasigirwa ibifunguzo n'abarumuna bacu ibyo tubyibazaho wakoze ngomba naretse ngo banze ubaze ikibazo ukive umuzi ukigere mu bushobozi ariko wacyumvise noneho yego rero ku myaka 10 n'ingahe imyaka 10 imyaka 10 n'ingahe wari uvuze 15 nari mvuze guhera kuri 16 kugera kuri 16 usubije hasi nibwo numva nagusubiza binyoro kuko kuva kuri 16 18 kuzamura umuntu afite ibindi bitekerezo by'abantu kikara mu nzi y'igiti cy'ipera aho umuntu atangiye guca kenge akwiye kumbaza kuva kuri 15 sindiho kwigisha kumbaza reka duhere muri 12 kugeza kuri 16 aho hagati ukuntu numvaga ibintu bizagenda mbere na mbere numvaga ari nge mugabo uriho ku isi yego mana nta muntu ndusha ubwiza impamvu nta muntu ndusha ubwiza nta muntu ndusha ubwenge mbega niyumvaga nyine nk'umuntu urenze ikinyarwanda cyiza kuva ku myaka 15 gusubira kuri 12 yego kuko numva n'ibintu nabonaga wenda tuvuge mu rugo numvaga ari ibyanjye yego nicyo cya mbere nakubwira cyo ko kesha abana ibintu baba batekereza baba bumva ko ibintu by'iwabo ari ibyabo rwose njye numvaga ndi umuntu urenze nta bintu byo kuvuga ngo nzakora nta bintu byo kuvuga ngo nzavuga nabonaga inka aho ngaho kuko mu rugo twari tworoye nkavuga izi nka ni izanjye nkabona man umwana ibintu abatekereza ubwo ndishyira mu bwana nyine ubwo si ubugimbi ubwo ngo abantu bambajije avuga ni rero umuntu wese ntabwo natekereza kuvuga ngo nzagera i Kigali cyangwa nzaba i Kigali
hari n'amaze gupanga imigende nzahinga, hari amaze gupanga ukuntu ncunga umuntu wenda uhinga imigende wenda 5 ngavuga ni 10 yose izaba ari iyanjye, ahubwo icyo gihe nzafite ubwenge bwo kuyimwamba. Ibi nimba ari ibyo mu rugo, ariko ibyo mu rugo byanjye ngiye baramvunikiye nabonaga ari ibyanjye tu. Ndavuga ni nzaba ndi umuntu urenze, numvaga ndi umuntu ushobora kuzaba si umuntu nakundaga n'inkandira, umuntu afatiragaho icyitegererezo mu bana umuntu ararenze. Ni ibitekerezo by'abana, ntunseke cyangwa abakurikiye baduseke. Hano ni ukuganira, nyine turi kuganira. Numvaga njyewe umuntu natinyaga cyangwa nabonaga arenze ni abantu bitwaga ngo icyo gihe se icyo gihe babaga bari responsable, koko siyo nabonaga ari urundi rwego, nkavuga basi responsable hari responsable ubwonko bw'ababizi bibo mu myaka yacu bazi icyo bisobanura, barabizi nabonaga nzaba ndi umuntu uri mu icyo kigero, ariko urenze mwotorora ibintu byose aho ngaho, kuko nabonaga responsable ari umuyobozi w'igihugu. Ko nubwo naravana i Kigali naho ni mu Rwanda, nibyo byo kuvuga ngo u Rwanda ngo nataraca ntabwo wari ubizi. Ye navuye kure bro, ntabwo nari nzi ko Kigali naho ari mu Rwanda. Numvaga nzaba ndi umuntu urenze, ufite urugo rurenze, umuntu w'umuyobozi ukaze, kandi urenze ku rwego rwanda rwa responsable. Ariko ntaraguca mu ijambo, ntabwo uciye mu ijambo, hari akantu uvuze ngo wumvaga Kigali ari nk'ahandi hantu. Ndibaza Kigali wayikomparaga na he? Ese icyo gihe wakomparaga Kigali na hehe uri? Njyewe icyo gihe urumva nabaga mu rugo mu cyaro. Yego. Noneho nza gutembera nzanye na mama i Kigali. Uzi ko ikintu nabonye Nyabugogo ngera i Kigali bwa mbere, nari ndi umwana wiga, urumva kuva muri ya myaka 15 wambaje ndamanura ngeze no hasi. Nari ndi umwana wiga mu 3 primaire. Yego. Ubwo ni mu myaka nk'icumi n'umunani mu Kigali. Uzi ko ikintu cya mbere nabonye ndibuka umuntu wari ufite akantu k'agapupe gahumbaguza ari kutuzunguza gutya ku kuboko. Gahumba. Urabona ari ukuntu baba bafite ibintu by'ibipupe by'abana. Hari akantu k'agapupe gahumbaguza. Man, turi mu modoka tuvuye Nyabugogo ngo tujya za Remera. Yego. Kuva ko mba nibuka. Ni ngombwa ikintu umwana yabonye ubundi. Urabona ndashaje, nazanye imisatsi 2 mu bwanwa, amabara 2. Icyo gihe hari kera, urumva ko nabonye ibintu byinshi, ariko ikintu nahaye agaciro nako gapupe gahombaguza. Yego. Noneho ningera Kigali nibwo natangiye kubona inzu zigerekeranye, mbona imodoka nyinshi, mbona nyine ibintu bidasanzwe. Nta nubwo nyine numvaga nk'umuntu nyine umuntu ugeze mu wa 3 batagiye tutirengagije cyangwa ngo tubeshye. Yego. Ugeze mu wa 3 batangiye kwiga. Iyo wiga byanze bikunze ufunguka ubwonko, bakakuganiriza, batagiye kubwira ubu tuvuge wenda mu materime y'igihe, mirenge, uturere, intara gutyo. Icyo gihe byari za nyumba 10. Ibyo gihe nabivugiraga. Ariko icyo gihe nyine narabona ko Kigali icyo gihe nayo yari danje kungeranyije n'ubu ngubu ko meze araryoshye. Ariko icyo gihe nabwo narageze mbona ko hari aho mvuye, hari naho ugeze. Nicyo gisubizo ntabwo kabisa. Okay, turakomeje rero, ntabwo turajya kure n'ubundi turacyari muri cya kibazo, muri bimwe wari urusubiza n'ubundi. Ya. Umaze kugera i Kigali, mbere ya Kigali rero niho twari turi mu myaka 12 15. Umaze kubona ubuzima, umaze kubona buri kimwe cyose, uko wazabaho, uko witekereza ejo hawe hazaza. Aka kanya ubikompaye n'icyo gihe, ubu twagarutse turi muri uyu mwaka wa 2024, ubikompaye n'icyo gihe ubona hari itandukanye n'ibyo watekerezaga, cyangwa se wenda rirahari bitewe n'aho umaze kugera. Then warubatse, ufite urugo, ufite abana, ariko hari ibindi bintu wumva wowe nyine uri gutekereza pari ako ya byabindi, hari n'ibindi uri gutekereza uzagira. Ubona ukuntu nabonye ubuzima bw'umuntu, mbere na mbere inama nagira n'abantu, haba abagabo haba abagore, kunyurwa kubera iki? Njyewe Imana iguhaye ibyo uyisaba wasanga wasabye nabi. Kubera iki? Njye urabona nageze aho nca akenge, nzi Kigali, menya gushaka amafaranga, ndashakisha nk'uko abandi bashakisha. Ahubwo noneho igihe cyageze nkajya nifuza Imana, nkajya nca nko ku nzu nkodesha,
mfite n'umuryango umwana wazambabariye byibura ukama kariya agashamburete nkodesha nkagashyiramo famiye yanjye kakaba ari akanjye. yego ngashyiramo famiye yanjye agashamburete no kuvuga ari akanjye najya nkapanga uko nshaka nagacamo ibyumba nagira gute uri umuntu umugabo wese nibyo nari ndimo nganiriza abantu nimugoroba umugabo wese apfana imishinga sibyo ariko ubu aho ngeze naho navuye n'imitekerereze nari mfite icyo gihe birahabanye cyane ko urumva nifuza agashamburete ariko Imana ijye kuguha iragukubira ubu umuntu utuye mu nzu itari mbi itari na nziza sibyo hano i Kigali kandi ntabwo hari umuntu wumva aza ubwishyu buri kwezi urumva noneho icyo gihe numvaga nzaba mu cyaro nyine uri kumbaza bimwe bya kera numva ni umuntu uzaba mu cyaro nkahinga nkajya guti ntabwo mpinganye mbi Kigali urumva igitunze abantu benshi i Kigali ni mu mutwe nta hantu dufite munsi y'urugo tuvuga ngo turahinga nanjye mbayeho nk'abandi i Kigali kandi nta muntu mvuga ngo wenda hari umuntu niba cyangwa afitanye nawe ikibazo n'uwandeba yabona ko rwose nta kibazo mfite ni ibintu nshima Imana muri iwanjye mfite famiye buriya ubundi uko nzagusubiza ujye wumva ijambo nikirijeho cyangwa asorejeho cyangwa mparikiyeho buriya mfite famiye yakongeye kuvuga ijambo umuntu aratekereza Imana ikagena twatangiye ukimbaza iki kibazo nakubwiye abantu twige kunyurwa ufite amagambo y'ubwenge gake twige kunyurwa nsoreje ku kintu cyitwa ngo umuntu atekereza Imana ikagena kubera iki iyo Imana ishaka ni bimwe nakubwiye ngo ushobora gusaba Imana ukayisaba nabi iyo nsaba Imana yo kwisaba ku gashamburete nayisaba ariko nafite Imana igiye kuma yarankubiye kabisa sibyo hari umwana avuga ko abakobwa bararara ukwabo abahungu bararara ukwabo abashyitsi bararara ukwabo umugore n'umugabo bararara ukwabo abashyitsi bandabakirira nabo abantu bashaka si ukwiyemera pe ariko Imana rukundi ikintu nawe ukavuga ati ibyo ikaguhereza n'akabuga k'abana bazajya bakinamo agapira ubwo bivuze ngo baguhaye munsi y'urugo iguha urugo ikaguha no munsi y'urugo kabisa yarabikoze nta kintu ushinze Imana njye rero umuntu usenga bro ndasenga kuko ubwenge bwanjye imitekerereze yanjye indeshyo yanjye iki nta gahunda rero nagakwiye kuba ndi niba atari ibanga uteranira he cyane sijya mu bintu by'amadini kuko iki gihe Mana amadini njye ntabwo ari ikintu m'agaciro cyane ntakubeshye pe ndasenga n'umuryango wanjye urasenga ariko idini ryanjye ni mu mutima bro si byane ariko byo kuvuga abantu ngo bo ku muhanda ngo abasitari ngo amadirede kihuya genda senga ngafata umwanya nkagenda ngasenga uko nsenga si mama ko mbikubwira yego ariko ndi wa muntu ufata umwanya nkavana uyu munsi sindi bujye muri filime sindi butembere sindi bujye kuciringa n'abashuti banjye niyo wamamagara kuvugana akazi n'ejo mbana afata umuryango tukajya kwisengera kubera iki Imana iruta byose bro Imana ni du umuhamya wo guhamya ko Imana iruta byose yego ufite aho biva rega njye mfite ikimenyetso wabonye ukuboko kwayo yego bro wabonye Imana ivuga Imana ikora ndayemera pe cyane ndabivuze urumva kuva twatangiye ikiganiro nibwo nsakuje yego iyo bigeze ku Mana itari bayayo ubwo nyine narakubeshye si ngombwa umuntu avuge icyo abatekereza mba amaherezo yanjye sibyo n'amaherezo ko burya umuntu afite amakuru yego then fata umukobwa mwiza umutereke Nyabugogo umusore umucadarangaye ngahita amenya ko ariko bro reka mubwire uzamuresha ikiganiro turi abasore twese uri nkubaganye hano ndikugira ngo wahava ukoze ubukwe nyine njyewe impamvu mubwiye gutyo wahava ukoze ubukwe umutima umwe yigeze kumbwira wenda nabwo ari ibintu biri kure naramubwiye bro nshaka kugira ngo wenda wowe nkwereke ukuntu ahantu tugiye kujya arambwira ati niye ndamubwira tugiye kujya ku mupaka wa Gatuna mu Rwanda na Uganda arambwira ati hari abakobwa benshi baturutse i Bugande baje mu Rwanda ati kandi turaba dufite amasaha 5 arambwira ati harimo ubukwe inda divorce mu masaha 5 ubukwe inda na divorce igihe mwe kumarayo mu masaha 5 twari kumara Gatuna ubukwe divorce
muri ibyo ngibyo mwarabeshyanye oya ntabwo twabeshanye ubukwe ntabwo ari naramubwiye se nusanga wenda ari umubebe utari mu gihe cy'uburumbuke arambwira ati ntabwo ari bube ari umwe muri batanu nimbura mu umwe uri mu burumbuke ndamenya ko tuvugisha kuri wenda byose byabamo ariko ubukwe ntabwo uri oya ubukwe ni uguhura n'umuntu ubundi mukishima ubukwe ni ibirori biri aho ngaho by'akanya ya nicyo we yahize ubukwe njya numva ko baryamye bizaterwa n'ubwo aribwo ntabwo uzajyana umuryango mu mibatizo ni ukuvuga mu kinyarwanda cyane yego mu runyarwanda rwacu iyo nk'uwo mushuti wawe urumva murazi ubundi ubukwe ni ibyishimo deni ubukwe ni ibyishimo ni ikirori ni ikintu kije ako kanya ariko kitari buhite cyongera kikabaho gishobora kubaho ukaganira na runaka ukajya hari ukaganira na runaka ariko ngiye gutuma nanjye rero nkubaza ntabwo rero umunyamakuru we natumiwe abadukurikiranye babyumve natiriye ibyanzanye aho yamenye ubukwe uravuze ngo ni ibyishimo guhura n'umuntu ubukwe ni ikintu cyiza oya bisobanura ubukwe ibirori nese tuvugisha ukuri mugiye ku mupaka wa Gatuna n'u Rwanda hasaba ubukwe nyine we ubukwe bwari guhitamo bitewe n'uko ubundi burya ngo umupangayi nyamupangayi inzu nako umuntu udafite inzu udatuye inzu ayigendera mu mufuka nabyo ntubyemera se niba atarafite urugo uzamubwira uko umuntu usimuzi ikintu cyitwa ubukwe ni ikintu gishobora kugira icyo mvugaho kuko ubukwe iyo bwabaye si ibyo bimwe nakubwiye nyine by'iki gihe byateye umuntu abakurikiranye amenye ubundi ariko ubukwe iyo bwabaye usibye urupfu nta kintu gikorerwa gutandukanye n'uwo mwakoranye none se biterwa n'ubwo wakoze hamwe kugira mukishimana n'abakobwa benshi none se ntabwo wigeze wumva ntabwo muciye mu ijambo ntabwo wigeze wumva ngo urupfu rw'umukire ni nk'ubukwe bw'umukene none ibyo kuba mugiye nk'abakire akumva ko n'ubukwe nyine turaherekeje umuntu tumugejeje hariya tumusizeyo turagarutse hano we tugiye hariya turishimye tunyweye amabiya turagarutse hano twagana ukuntu nyine ubuzima bwe hakurya n'ubwino bumeze ariko naribi sinagusobanuriye ariko ngira ngo uganira neza wafura we no rw'Imana Emeboy na part 3 na part byose Emeboy ngira ngo ubu turatangiye nibwo tukiza babifate nk'aribwo tukiza ahubwo badufashe bakore subscribe share comment ibintu nk'ibyo kabisa ubundi noneho tubaye ibiganiro yes of course babwira ukuntu yewe burya bagapfundikiye gatera amatsiko kumbaza ngo muri mu myaka 15-16 wumvaga urugo rwawe none icyo gihe muri part 2 waruza amatunda icyo ari cyo oya n'amatunda urazayambye icyo gihe icyo uzambaza ndashaka rero mu myaka 15 kuzamura kugera kuri 20 sibyo uzambaza icyo gihe rero wenze nyine mbikubwira wimbwira ibyo nzakubaza jewe nshaka kuzambwira mu myaka 15 kubera ko niba waragize amatsiko mbere yo kumenya uzabaho mu myaka yawe y'ahazaza kuva kuri 12 kugera kuri 15 ngira ngo umwana wawe w'umuhungu wa 12 mu bugimbi bwawe sibyo ukiri ingimbi ukubitana n'abangavu uvuga turiya nzamugira umugore kandi utazi neza kazakwemera sibyo utazi kwaza bamansera ibyo ntabwo umuntu aba bitekereza bavuga ati niwe nzaryamaho ibyo bintu byo kuba kwemera biza noneho ibyo ngibyo byose rero nakagaruka ngira ngo yari Emeboy na MC Tony nibisanzwe kabisa Emeboy twagushimye pe nanjye kashimira abadukurikiranye aho bari bose ku isi haba Amerika Canada Uholandi hose mbere ku isi yose Amerika Aziya byose Afrika mu Burundi niyo mpamvu iyo tugeze ku bintu nk'ibi ntinda ku Burundi nta bavandimwe kuko tuvuga ururimi rwenda kumera kimwe rero ndabasuje mukore subscribe and share tuzabana igihe kinini kwicano tubaganiriza harya nanjye ejo nzaza nahindutse ndi kubaza uyu nguyu ntabwo uzi ni umunyamakuru se
ntawamenya rero ikimizi duhishe ariko ubutaha ndabizi neza ibintu azambaza n'ibintu bijyanye mu bagore bose bagukunze cyangwa abakobwa bagukunze oya ntabwo ari abagore bagukunze uzanambwira none akantu wari ubajije akantu wari usoreje uvuga ngo ubu urundi oya wabivuze mba bicitse ubwo ntacyo ni ubu nyine gutya ubu ejo hazaba haje rundi niba uri umunyeshuri nzabiheraho ubu dusoreje muri bato nimba uri umunyeshuri mwiza ariko uzahere wibanze ku barundi cyane watangiye umbwira ngo niba ubundi ubwenge mfite ntabwo nakabaye naragiye mu ishuri ubundi ufite ubwenge we bwaragusumbye ni ukuvuga nka Kenisoro na DJ Pius ubundi mu kinyarwanda cyiza uragasumba ukureshya urakaba Kenisoro we na urakareka kuba Kenisoro we DJ Pius yigo rero sinjye sezera ariko hari uri busezera ariko ikintu nishimiye cyo ni abakunze buri beza muganira neza ahubwo abakiranye neza barongera rero iyi ni televiziyo yacu tuzatwisanzuriraho niyo mpamvu duhisemo ko tucumbikira kugira ngo tutabimara ibyo tuzabaganiza ejo ndazambaza ngo ndabizi neza arabizi ko abifite azambaza ngo wahisemo uwo mubana ugendeye kuki yes kabisa MC Tony nk'ibisanzwe twari kumwe na MC Boy umuhungu w'Imana n'abantu bake n'abantu benshi byemita abantu benshi uvuga ngo umuhungu w'abana b'abantu bake sawa kabisa rero turi kumwe nakagaruka murakoze cyane subscribe share comment ibintu byose ari imbere cyane mukomeza mudukurikira niki kabisa murakoze